mpera ikiganza mwene so umubwire ngo Pasika nziza. Haleluya. Kandi ni ibihe by'ibyishimo kuba twaracunguwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo twabihisemo, ahubwo niwe waduhisemo. Ariko ubwacu ntabwo twajyaga kubishobora, ariko koko we yarabishoboye, yabashije kuducungura. Aducungura aciye mu nzira igoye, aducungura aciye ahakomeye. Imana ihabwa icyubahiro. Kuri uyu munsi udasanzwe wa Pasika wanahuriranye n'ibihe bidasanzwe. Abanyarwanda twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ariko nabonye uyu mwaka ari umwaka udasanzwe n'indi myaka. Ntago Pasika yajyaga ihura n'iyi minsi idasanzwe y'Abanyarwanda, ahubwo ndabona ko uyu mwaka ari umwaka Imana ije kutuvunjira. Iravuga ngo nubwo mwababaye, nubwo mwahuye n'ibikomeye, ariko hirya y'ibyo byose hari uwo muri bikomere. Uyu wemeye gusiga icyubahiro cye mu ijuru, uyu wemeye gusiga ubwiza bwe mu ijuru, akaza mu isi, akanyura ahantu hose hakomeye umuntu ashobora kunyura, kugira ngo abazaca mu bikomeye bazamwizere kuko yashoboye kuhaca. Atwumvise yuko natwe twahaca kandi tukahatambuka tudacumuye. Haleluya. Uwabashije kuhaca yashobora kuhatunyuza. Turashimira Kristo wabambwe ku musaraba kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Turashimira Kristo we banze y'imbabazi. Haleluya. We banze y'imbabazi, wemeye guca ahantu abanyabyaha baca kugira ngo uwakoze icyaha babarirwe. Yesu ashimwe cyane. We humure rizima, ni uhumuriza kandi agakomeza uwahungabanye koko agakomera. Haleluya. Kuko ajya akomeza abantu. Twarabibonye, turabagabo kubihamya. Tubonye ibihamya birenga kimwe ko Yesu ari we wenyine nkomezi zacu. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu umuririmbyi yanditse aravuga ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe Imana yavuze byose, nta kiruta ikiko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nuko nakwiriye. Kandi iyo nyobye nkamushavuza, nareka kumunda nakwiriye. Kandi kinsubizaho Yesu ari, cyane n'ukwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nuko nakwiriye. Haleluya. Nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimba iteka ryose. Nzajya mubaza ndirimba nti Yesu niki cyatumundishije. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu
Yesu kuncunguza urupfu rubi, nuko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza. Iki gice tukijyanemo. Kuko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi, kuko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Haleluya, haleluya. Ndashaka icyuma ugihagarike na mikoro wowe uyireke, numve turirimba iki gice cya nyuma gisoreza iyi ndirimbo, kuko ni igice kirimo igihango kiri hagati yacu n'Imana. Haleluya. Koko arankunda kandi arankunda nanjye ndamushima, kandi kinsubi cyane n'ukwibuka urukundo kandi nanjye kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiye. Mana data wa twese, turagushimye kandi turaguhimbaje kubw'urukundo rwawe. Buri wese yatuje akanwa ke yibutsa urukundo rwawe. Hari ijambo avugiye imbere yawe Mana, hari ijambo yaturiye mu iteraniro rigari nk'iri. Yibutse rwa rukundo wamukunze, yibutse bwa burinzi wamurinze, yibutse za mbabazi wamugiriye, yibutse bwa buntu butangaje bwamukuye kure bukamuhesha agakiza. Yatuje akanwa k'ijambo rigushimira. Gira ijambo watura imbere y'Imana ubwire Yesu. Gira ijambo watura ushingiye urugendo ugendanye n'Imana. Ugize igihe ugendana n'Imana, ugize igihe ubana n'Imana, ugize igihe ubonye ineza y'Imana. Imyaka 29 irarangiye duciye mu bihe bitoroshye, ariko Imana yagushoboje guhagarara muri ibyo bihe. Imana yagushoboje gukomera ibigukomeretsa bigihari. Imana yagushoboje gukomera ugihura n'ibintu byagatumye utabaho, ariko hashimwe Kristo watumye ubaho mu izina rya Yesu. Haleluya. Hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani. Hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani. Hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani. Haleluya. Hashimwe izina rye. Twebwe ntabwo twaributse, ariko Yesu Kristo ari muri twe aradutsindishiriza. Nsomera ijambo ry'Imana ngira ngo nunganire mwene data aho yasubikiye. Ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana 11:25. Haravuze ngo Yesu aramubwira ati, ninjye kuzuka n'ubugingo,
unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizera ibyo? Aramusubiza ati ye databuja, nizeye yuko uri Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Amen. Twongere dusome kandi kuva 3:7 haravuze ngo Uwiteka aramubwira ati nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo. Tuvuge ngo amen. Nyemera twikuze uyu murongo wa 18 w'igice cya 2 dusanga mu Baheburayo. Rwandiko Paulo yandikiye Abaheburayo igice ni cya 2 umurongo wa 18 ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Twongere tuvuge ngo amen. Amen. Sinzi ibyo uciyemo mu minsi itambutse, ariko ikiza ubizi afite nicyo yabikoraho. Mbwira mwene so ngo Yesu afite icyo yabikoraho. Humura. Ongera umubwire ngo Yesu afite icyo yabikoraho. Humura. Ngo humura mwana wanjye, ibyo uvuga byose ndabyumva, kandi imbere y'uko ubimbwira banamaze kubibona, kandi ntuterwe ubwoba n'ibyo byose bikugose, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, manuwe no kugutabara, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, manuwe no kugutabara. Humura, humura mwene data, humura. Yesu ni muzima, yatsinze urupfu, atsinda Satani, atsinda uyu mubiri, atsinda isi. Ibi byose uri gucamo yabiciyemo, arangije arabinesha. No kubabazwa yarababajwe. Haleluya, haleluya. Uyu twizeye yaciye mu mibabaro iruta iyo waciyemo. Niyo mpamvu azi kubabara uko bimeze, azi kubabara icyo ari cyo, azi ikikubabaje uko kiremera, kuko nawe yaciye mu mibabaro. Mu yandi magambo reka nkubwire ikintu. Imana imaze kureba uko ubwoko bwayo bumeze, uko burenganywa, habayeho operasiyo. Ijambo rya mbere twasomye ryatubwiye inkomezi za Yesu. Ijambo rya kabiri ridusubiza muri Egiputa, ridusubizayo mbere y'uko Yesu abaho. Icyo gihe hariho Pasika ifite ibindi sobanuye simbitindamo, ariko ngo Uwiteka Imana irebye, vuga ngo irebye, dusenga Imana ireba. Mu Kuva 3 ngo Uwiteka abwira Mose ati nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'uburetwa n'ababakoresha uburetwa, kandi nzi imibabaro yabo. Hari ibintu bitatu Imana ishoboye. Amena. Ikintu cya mbere, Imana ishoboye kumva. Ikintu cya kabiri, irabona. Ikintu cya gatatu, haleluya, irazi, izi, iramenya. Haleluya. Hari ukubona, kumva no kumenya. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo kurema amatwi ngo ireke kumva, ntiyakora ikosa ryo kurema amaso ngo ireke kureba, ntiyakora ikosa ryo gutanga ubwenge ngo yibubure. Haleluya. Aha yabwiraga Abisirayeli bari muri Egiputa kuko bari babayeho nabi, n'ubwoko Imana yari yaravuzeho kera, ni ishyanga ryera, n'abantu Imana bari baragiranye igihango na sekuruza wabo Aburahamu ava muri uriya bakarudaya kwa Setera, basengaga ibigirwamana. Ariko muri wagira inspiration, ubwenge bw'Imana bumuzamo, bufatikanya n'ihishurirwa, amenya neza ko ibibazanyo basengaga atari byo Mana. Ngo Imana ibonye ko afite umutima wo kuyishaka, iramwegera. Nasomye ijambo rambwira ngo nkunda bankunda, ariko abanshakana umwete bazambona. Haleluya. Abanshakana iki? Umwete. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka
uwiteka Imana yawe, hari imigisha izakuzaho. Reka nkubwire, wagomera Museveni anagira icyo akumarira, wagomera umuntu agahindura amasezerano yaragufiteho, ariko uwiteka Imana iyo yasezeranyije igasohoza, icyo usabwa ni ukuyumvira gusa, ntago ari nk'abantu. Haleluya. Ntago ari nk'inka worora yamara imaze gukura ikagira karande yo kwica ikagutera ihembe. Ntago ari nk'imbwa worora wamara kabiri yahura n'izo hanze ikakumokera. Ntago ari nk'ipusi worora bwacya kabiri kabintura ikakurira amagi y'inkoko woroye. Icyo nkundiriye Imana ni Imana yihagije, ni Imana itareba nk'ibiremwa, kuko yari umuremyi, ifite gahunda ku buzima bwawe. Hari ibyo yaremye kandi ni ibyayo, nuyemereka kubera Imana mu byo yaremye iragushitsa ku byo yakujeneye. Haleluya. Iherutse kuvuga amagambo akomeye ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, si bibi ni byiza, kugira ngo mbareme mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Haleluya. Kuko imigambi yawe kuri ari myiza, kuko imigambi yawe kuri ari myiza, nzakomeza nkwizere kuko utayobya. Nzakomeza nkwizere kuko utayobya. Nzakomeza nkwizere kuko utayobya. Iyo dusenga irumva, iyo dusenga irareba, iyo dusenga izi ibyo izatugirira, iyo dusenga izi umuhamagaro yaguhaye izi n'inzira izawunyuzamo, iyo dusenga izi neza ko yaguciriye inzira ukiga ntibizayinanira kugucira inzira ngo iyo diplome ikubere y'umumaro, iyo dusenga izi ko yaguhaye impano yo gucuruza ntizabura kuguha igishoro, iyo dusenga izi neza kurwaye kandi iyo ndwara itabasha kuvurwa n'abantu, niyo mpamvu izi cyagukiza. Iyo dusenga izi nimba zacu niyo yonyine yo kutwomora, yemeye gutanga Yesu Kristo. Haleluya. Kugira ngo aze guha amahirwe ababona nta nzira, abashirireho inzira. Yesaya yaramuhanuye, nyemera tubirebe. Yesaya yaramuhanuye, Yesaya 31. Somera Yesaya 31 umurongo waho turahera kuwa 3. Haleluya. Nzakomeza nkwizere kuko utayobya. Nzakomeza nkwizere kuko utayobya. Haleluya. Umva uyu wadupfiriye yarahanuwe atarabaho. Yesaya yamureberaga mwiyerekwa habura imyaka 100 ngo avuke. Aravuga ngo yantumye no gushiriraho itegeko abisiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Amen. Umva Imana iratuzi, iratwumva, iratubona, niyo mpamvu dufiteho umugambi. Hari uwo yashizeho aya mavuta, hari uwo yohereza afite aya mavuta kuri mwe, avuga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri nje. Yesaya yarahagaze mu isura ya Yesu, Yesaya yarahagaze mu mwuka nk'ari Yesu hari, aravuga haleluya ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri nje, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Nta kindi cyamuzanye n'ubutumwa bwiza, ni inkuru nziza ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya.
nguyu Yesu mvuga wadupfiriye yamara akazuka, uwatsinze urupfu, watsinze ukuzimu, kandi niwe kuzuka. Haleluya. Bivuze ngo numwizera arazura ibyawe. Yaje gushyiraho abantu barira. None si Siyoni ni Kigali, Siyoni niyo muri Isiraheli, ariko turi Kigali. Naje gushyiraho itegeko ab'i Kigali barira, naje gushyiraho itegeko abo mu itorero barira. Haleluya. Ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure. Haleluya. Mubwire ngo nezererwa Imana Yesu yarishyuye. Nezererwa Imana nshuti yanjye. Rero abamaze guhabwa ubwo buntu, abamaze kugirirwa neza n'Imana, hari uko bamera, hari ababakorera. Gatanu ngo abanyamahanga nibo bazabaragirira imikumbi, kandi abashyitsi nibo bazajya babahingira bakicira inzabibu zanyu. Ariko mwebweho, vuga ngo twebwe. Ariko mwebweho, ongera uvuge ngo twebwe. Ariko ihanura uvuge ngo twebwe. Ibi ngiye kuvuga ntubigire ibyundi, ubigire ibyawe mu izina rya Yesu. Vuga ngo twebwe. Ariko mwebweho. Ariko yo haje ariko bivuze ngo hari ibintu ku buzima bwawe bigiye guhinduka. Ariko nukuvuga ngo hari andi mahirwe. Ariko nukuvuga ngo hari indi nzira. Ariko mwebweho muzitwa abatambyi b'Uwiteka, abantu bazabita abagaragu b'Imana yacu. Muzarya iby'abanyamahanga batunze, kandi mu cyubahiro cyabo niho muziratira. Ndafashijwe Museveni. Mbese nubwo naba ntatunze, abatunze bagiye kubinzanira. Bizaca he? Yesu Kristo wadupfiriye akemera gusiga icyubahiro cye mu ijuru, akaza mu isi akababazwa, yamara kubabazwa agapfa, agahambwa, akajya kuneshereza ikuzimu, akambura Satani imfunguzo z'urupfu, akakingura ibituro by'abera, akabajyana aho barindiwe ngo umunsi wo gucungurwa twese tuzabona Imana ku munsi w'umuzuko. Haleluya. Arangije arazuka ngo asogongeze abantu uko kuzuka bishoboka. Kera iyo umuntu yapfaga bumvaga ko birangiye, ariko Yesu Kristo yazanye amahirwe ya kabiri y'umuzuko mu izina rya Yesu. Bwira mwene so ngo nubwo hari ibyapfuye, Yesu aje kubizura kuko nawe yarazutse. Araza gushira w'inzira, araza gushira w'inzira, areba kuraho nabasha kurora, nzahora mwiringira. Yesu araza, araza gushira w'inzira. Yesu araza, araza gushira w'inzira. Areba kure, areba kuraho nabasha kurora, nzahora mwiringira. Yesu araza, araza gushira w'inzira. Yesu, Yesu araza gushira w'inzira. Areba kure, areba kuraho nabasha kurora, nzahora mwiringira. Araza gushyiraho inzira umwami w'abami, kuko yigeze ashyiraho inzira. Ibyo tuvuga ni ibintu dufitiye ubuhamya, ni ibintu bifite fact. Haleluya. Yesu yashyizeho inzira ubwo Marita na Mariya bari barwaje musaza wabo, ngo bagahamagara Yesu. Yari acyambaye umubiri, ariko atanga ikimenyetso ko kuzuka bishoboka, ngo Yesu ntiyahita azira igihe bamuhamagara. Hari igihe uhamagara Yesu naze mu isaha umushakamo, ariko reka nkubwire, isaha yawe si cyo gihe, ahubwo igihe cy'Imana nikigera Yesu azaza ahindura ibyanze guhinduka. Igihe cy'Imana iyo kigeze, ajyaza agakora icyo agomba gukora. Haleluya.
ariko aze cyangwa abaretse. Ushingiye ubuzima uhagazemo Yesu aze cyangwa abaretse. Umaze igihe umuhamagara ukabona narimo yumva ariko akamubwira yarumvise kandi ari gutegura inzira zo kuza. Nubwo ubona bimaze gupfa abasha no kubizura. Haleluya. Ngo asibira kabiri ubwa gatatu abwira intumwa ati tugende inshuti yanjye yasinziriye. Bati hari ahantu baduteye amabuye. Yesu nta nakangwa kujya ahantu batamwemera. Ni ujya uza akemeza batemera ko ashoboye. Ntago ari ibyawe kwemeza abantu Yesu wawe. Yesu kurimo azaza gukoreremo yemeza batamwemera ko ashoboye. Haleluya. Upfa kuba ushobotse gusa Yesu hari ibintu agushoboza. Mbwira mwene so ngo shoboka Yesu agushoboze. Bushobotse mwemerere mushobokere akora ibintu ku buzima bwawe gukoresha n'ibindi mu izina rya Yesu. Yesu ntazakorera mu biti cyangwa mu mabuye, ntago azakorera mu mapusi cyangwa amahene. Yesu azakorera mu muntu wamumenye, mu muntu ushobotse, amushoboze gukora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Ni wagiye gushoboza gukiza indwara, ni wagiye gushoboza gusengera abarushe n'abaremerewe, ni wagiye gushoboza guhembura imitima ya benshi. Aragushoboza ikijyanye n'icyo wizeye. Ntashobora kugukorera ikirenze uko wizeye. Haleluya. Uko uzamufata niko azasa, uko uzamwakira niko azakora. Haleluya. Biragusaba kumwakirana ukwizera guhanitse. Amen. Muririmbye ageze mu bibazo abonye arushya abonye n'imbabazi. Ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze mwami w'abantu, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Imvugo ye yonyine itunganya ibidatunganyije. Imvugo ye ikomeza umutima umenetse. Imvugo ye ibasha kuzana urukundo hagati y'abantu batari kuzakundana. Imvugo ye ihuza umuntu yavutse undi adahari, bakabana bagakora umuryango bakubaka urugo. Haleluya. Imvugo ye ibasha gukonekta umuntu ikamuha ubwenge, akabasha gutsinda ikizami, akigana n'abanyamahanga batavuze ururimi rumwe, batavuka mu gihugu kimwe, ariko bakigana bakumvikana mu izina rya Yesu. Iyo Yesu yahageze ntatagushyirira inzira. Iyo Yesu ahari ukamwemerera ukamwiringira, aca inzira ukavanga ukagera Cape Town n'imodoka utabyimbye amaguru. Ndi umugabo wo kubihamya urwo rugendo nararukoze, ndagenda mvuga ubutumwa ngera Cape Town ndagaruka kubera Imana. Haleluya. Iyo Yesu wamwemereye ukamwiringira, aca inzira aho zitari, akagukiza indwara, akagukiza inzara, akagukiza agahinda, akaguhuza n'abantu b'umumaro, icyo bita divine connection, akaguhuza n'umuntu ukwiriye. Uyu muntu akakomora inguma, uyu muntu agahagararira Imana mu buzima bwawe. Nta muntu uzabona igenda n'amaguru, izazana umuntu mu ishusho yayo. Haleluya. Izazana umuntu, Imana ikumera umuntu uyu munsi uhindura amateka y'ubuzima bwawe. Ikumera umuntu wo kukubwira ijambo rikuzanira ihumure muri wowe. Ikumurize n'umuntu ugukonekta aho ugomba kuba. Irabishoboye, ijya ibikora. Yarabikoze, narabibonye. Yesu ashimwe cyane. Narindeho kugira ngo byukusenga Claude anyemere aza amateka yanjye kuri uwo musozi, bamubwira n'ayandi, ariko yari Imana yabahukoze iyo divine connection. Nubwo bamubwira ngana iki, ntaga yatega amatwi. Haleluya. Iyo ari umuntu Imana izanye guhindura ubuzima bwawe, nta kimusubiza inyuma. Kugira ngo nitwe umugabo hari ibyo yaretse, kugira ngo nitwe umugabo hari ibyo yigomwe, kugira ngo yitwe umugore hari ibyo naretse, hari ibyo nigomwe. Nemera iyo divine connection, njyewe nawe duhinduranira amateka. Niba hari umuntu Imana yahaye umuntu wo kumuhindura amateka, nazamure. Haleluya. Iyo ni inzira imwe, nawe ufite izindi. Birashoboka ko yagukonekse ku muntu akakwishyurira ishuri, ababyeyi batari bahari ngo babikore, abavandimwe batari babishoboye, ariko uyu Yesu agukonekta ku muntu uriga biremera.
birashoboka ko yagutuje ahantu wabona gutari buzature. Haleluya. Icyo nkundira Yesu wo n'umugabo, aho musezeraniye niho muhurira. Ntagari ncaranganya ngo avuge ubujajwa, ntagari igisambo ngo yimane imigisha. Uwo Yesu yasize aranamunogereza, iyo atagize icyaguha ntaguha rubanda. Nukuri ibyo yasezeranyije bizaba, haba mu buhanuzi cyangwa se weretswe. Nta nyungu ifite yo kukubwira ibinyoma, keretse nurangara Satana akakunyaga. Haleluya. Birasaba kuba maso, ujipange sawa sawa. Haleluya. We kurangara iburyo cyangwa ibumoso, ugendane nawe utunganira Imana. Haleluya. Hari ibintu izatunganye wowe wibaze bigucange, wibaze bikuyobere, kuko nta nzira wari ubifitiye, nta buryo wari ufite, ariko Imana icinzira ishyiraho uburyo biremera mu izina rya Yesu. Uwo witwa we nawe urabizi ni wakabaye umwitwa iyo hataba Imana. Iyakoze ibya mbere izakora n'ibya kabiri. Haleluya. Yesu Kristo araza arahagera, avuga ngo arahagera. Arahagera abona bihebye, abona bashinguye ndetse yaranaboze. Hari igihe ubona isezerano hora rishinguye ryaranaboze, ariko Yesu yahahingutse rishobora kuzuka mu izina rya Yesu. Yesu yahageze ajya abasha gushyiraho uburyo. Ngo Yesu aramubwira ati, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Hega rye tuba muri Yesu ariko dusa nk'abapfuye. Buriya niba hari ikintu kibi n'ugupfa uhagaze. Hari imyaka namaze ndi nk'intumbi, hari imyaka namaze nsa nk'uwapfuye. Nje mu myaka yanjye naje gusanga nkwiye gukuramo imyaka y'imfabusa. Amen. Hari imyaka nzakuramo nakoreye Imana, imyaka nakoreye Imana ntanakoreye umuryango, ngiye kuyikuramo rwose. Urumva ndahita mbaka bebe ka bien. Kuramo imyaka y'agahinda, nibura ujye wibuka uzirikana imyaka Imana yakoze mu buzima bwawe. Kuramo imyaka Satani yaraguheraye, yaragujeje ahantu. Izina ryawe risa nkaho ryari ryaribagiranye, izina ry'Imana ritavugwa n'iryawe ritagaragara. Ariko uzi kuba ni izina ryawe ntirihari, n'irya Yesu ntirihari. Ni ubuzima bwo gupfa. Ariko ndashima Kristo ujya uzura, akazura ibyiringiro, akazura ubuzima, akazura umuhamagaro, akazura ijambo, akazura ukaba umuntu ugaragara, akaguha inshuti nkamwe. Ngira mwene so ngo ndagukunda mu izina rya Yesu.